to contain the coronavirus. Coronavirus has put so many people out of work. Store shelves have been If you don't bare. follow the People rules, waiting in hour-long police lines. Schools will and have colleges the and powers universities to also enforce canceling them. classes. No matter who you are, please stay home. No matter who you are, please stay home. You must stay at home. Positive for the virus. Because the critical thing you must do to stop the disease spreading new cases. between It seems like we're not really prepared for something like this. Things are definitely going to get worse before they get better. Movement in testing and out. for the virus. If you don't follow the rules, the police will have the powers It seems like to we're not enforce really them. prepared for something like this. Things are definitely going to get worse before they get better. Don't go to bars, don't go to restaurants. Yes, undi munsi andi mahirwe urya mutuma kabatumikira kubatsengwa bitsa mu ntego y'umunsi MMTV iterambere ryanyu ishema ryacu mwe mudukurikiye iyo buke dutangira tubaramutsa nanone kandi bwabwishe tukabahamwiriwe abari masisi yambi tuzamuka tuje iwacu muco hagati mu minembwe ahatandukanye murenge mwese muherereye turabaramukije mu rukundo rwinshi turatangizanya rya jambo rigira riti mu ruhererekerane rwa muntu ntakintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishobora kugera ku muntu kidaciye ku muntu bityo buri muntu akeneye umuntu ubu ni bwa buzima bwa nterura ngo uteruye dutererane twese tugerereye rimwe hamwe mu mwaka wo kuba umwe wowe udukurikiye ishakire kumwe kiguhesha kwishima bityo uyu munsi ube wizihiwe kuko kwishima ni kimwe mu gihesha umuntu kubaho neza mbere yuko twakira umutumirwa mu badukunda mu badukurikira umunsi ku munsi turatangizanya kubaha mpore kubera kuko twabuze umuraperi nyafrika Jay Polly ni umuhanzi nyarwanda watabarutse wavuye muri no mubiri aho dukora kino kiganiro ari naho twasomeye inkuru yuko yatabarutse twakomeza ikiganiro tutamuhaye icubahiro ciwe Jay Polly ruhuka mu mahoro twihanganishije umuryango wiwe n'abakunzi ba hip hop nyafrika numwe mu bahanzi bagaragaye neza bagaragaza impano yabo bakora mu gihe cabo bubahisha abanyafrika ndetse ni n'abaturanyi babugufi kuko i Rwanda si kure y'imurenge mu byukuri abanyarwanda muri rusange turabihanganishije twishire mu kiganiro nyirizina uwo mubona hano benshi bamumenye ku izina rya Razaro ariko aratangira aturamutse muraho neza muraho umeze mute urashimira undi munsi andi mahirwe yego iyo niyo mvugo mu yandi mahirwe undi munsi rero twakiriye umuvandimwe mwamenye cyane mu mafilime atandukanye hari abamumenye mu makolabo ariko nanone kandi abandi benshi bamumenye nka se wa Yotamu hariya ku Muhanyi umuhanyi mumeze mute Muhanyi turaho turakomeye gusa nta kibazo byose ingabo ziwawe zibezeste ingabo ziwanje ni nkaho barakomeye sibe kubwo ndiko ndarerera henshi noneho baranagiye Yotamu yaragiye barashabuse Yotamu yaragiye muri Kongo ni yari ariko barakomeye kandi turamuramukije Yotamu turamuramukije nzi ko yambutse none ngo karategura n'ubukwe afite ubukwe bushusha abantu muzotaha ubukwe bwa Yotamu cyane rwose Yotamu yavuye bazoze rwose tuzaza tubatumikira kuko hari imvugo tugira iti ngo kubatsengwa ntiba mu ntego y'umunsi hanyuma rero urimva gute kuba byibuze ugarutse kandi kuza kuramutsa abafanizi bawe abagukunda abo mu muryango bawe ndetse n'abandi babaye bo mu muryango wawe binyuze mu mpano yawe baramutse byibuze tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina niko yeme mwiriwe abandi mwaramutse yego nuko turabishimiye cyane igihe cyari kibaye kirekire ariko dushimye Imana ko duhurutse hano tukaba tuje gusubira kubaha intasho twari turi bize cyane mu bintu byinshi by'ubuzima bwa buri gihe ariko ntabwo tuba twabibagiwe ariko ndabasuje cyane ndanabashimira abantu bose bakomeje kudukurikira ndanashimira n'abantu bazi ubunyine bamenyeye muri korabo z'abandi yego abo ngabo ndabashimiye barabari mu kohereza ifaranga
muri abantu beza cyane mukoze mwereza ifaranga turabashimiye cyane twese mwereza ifaranga yego ni kiyo ntasho yeme ntako atagize kubaramutsa yambu cyane turakomeje kubaramutsa mu izina ry'umukunzi wanyu cyane kandi dushimire nabo bashije kugira ico barekura no kugaragaza urukundo uratuma nsangiza abantu ijambo rigira riti inshuti umuntu ukubwira ko agukunda adafite ico kumariye ntaho ataniye n'umwanzi ukwanga adafite ico ashobora kugutwara nuko ngo umuntu ukubwira ngo ndagukunda adafite ico yo kumarira nanone ntaho ataniye n'umuntu ukubwira ngo ndakwanga adafite ico yo gutwara mu kukwanga kwiwe baravukana bombi ni bene mugabo umwe ariko hari ijambo rivuga ngo abagabo ni babiri abagabo ni babiri hariho nyine uzugukunda akagira icyo akwereka akakite gato gusa akakubwira ati yewe ndagukunda dore akaba n'undi nyine ura utagize icyo agutwaye abagabo bakaba babaye babiri muzukuri rero turishimye uri mu bantu iyo twakiriye hano kuri kamera za MMTV dususuruka twishima kubera kuko tuba tuzi kuko nawe hari ico umaze kubaka muri benshi ufite imitima ya benshi bamaze wamaze kwigarurira iyo mitima yabo bantu hanyuma rero kumuhanyi hari filime mwagendaga muduha umunsi ku wundi ariko abantu bagira igihe basa n'abakomeza kubaza ati bimeze bite ntituzi nimba ari ku mpamvu z'uko hari habayeho kuzinduka kwa bamwe ariko byibuze kugira ngo bano bahindutse umuryango wanyu binyuze mu mpano zanyu turagira ngo byibuze basangize byifashe gute umuhanyi bimeze bite bitegura iki kuri uyu mugoroba uvuye ahangaha nyuma y'iki kiganiro bobona iki ibintu nk'ibyo dukomeze tuganire byibuze ubu ijwi ni rya Muvunyi Steven amashusho ni wa musore w'inzobe ninshi muremure witwa Emi Producer nanone kandi abadukurikiye badutumye nibo babanga bogiye kuja gusubiza cyane rwose rero gira ico wababwira okay umuhanyi tumeze neza twari tumaze igihe tudakora kubera impamvu zizindi shuguri dufite abantu murabizi ubukwe bwa Yotamu murabuzi ubukwe bwa Yotamu bwagize umutwe munini nibwo twari dutegura ni nabwo bwatumye duhuga cyane ariko mu minsi ishize twari twashizeho indi filime ndabizi ko abantu nanone baba bari aho baba biteguye barayikurikiye ariko kuri none twari tugihagazeho buke kubera impamvu nyine z'urwo rubanza umwana niwe ufite urubanza nanjye kabasi ese wa Yotamu ese muka Yotamu arashagize gute muka Yotamu yamenye amakuru yaravyakiriye umwana aracari ku ishuri umwana yagiye kurwana none niho tuwe tumva ngo arashikirizayo azamuzanira iwacu muri kiracu wacu Yotamu yagize neza cyane Yotamu ameze neza hanyuma bajya bashika ibiwe bagiye ku masomo nti baragaruka bashika ibiwe hamaze kugaruka uyu mwana hari umwana ni amasomo hari umwe wananiwe umwana ni amasomo ni uri muhira ubwo ndi yagarutse ahubwo yarataje uri muhira umugore nawe ari wanje ari wawe ari wanje umugabo amaze kugenda yaraje wanje umukazana yaragarutse ubu nyine se byibuze araboroheye kubera ko wabonaga yimira Yotamu ngo ntaze kuramutsa se hanyuma Yotamu yarazindutse byifashe gute wewe n'umukazana ubwo turi kuvuga ubuzima bwo muri filime no kuvuga ngo ni ipe bari baramuteye igihe cyose yabonaga umugabo yabaga mubi ariko ubu umugabo adahari yabaye muntu ameze neza turamura mukisha mukubyuka ngasanga icyaye tumuzengwi n'umucyayi kandi burya mbere nti yaruhaga kozwe yakazanirukanira mu muryango akanafima Yotamu ngo yage kuramusisa kuri izo mpamvu rero niyo mpamvu abantu batari ko batubona ariko turaje bikunde kandi imbaraga tuzazana zaba zikomeye kubera ko umuhanyi urumva Yotamaza abayazanye n'undi muntu nawe azaba afite imbaraga bayide turanamuramukije ntituvuga izina kina mama turamuramukije bataja kumumenya kina mama wejo hazaza wa Yotamu so kubera izo mpamvu niyo mpamvu twari tugihagaze ariko ejo turaje tubaye ibintu byiza kandi bishushe cyane rwose nabari abandi babe batubona hari ahirya ni mu rwego rwo kuzamurana yego ariko kumuhanye naho hari byo tuba twategurira mu by'ukuri mu gihe tuganira wo kurikiye kino kiganiro ukiyabona ibara ritukura ritambagira ari kwakira hano nta kindi rigusaba no gukora subscribe ugakora like nimba wemezanya n'ibikorwa dukorana kuri nanone kandi munsi uri kubona pine twahapininze ni kuyobora kugira ngo ugere ku Muhanyi TV
ubasanzagizeyo rwa rukundo ukore subscribe like comment na share kugira ngo dukomeze tubigeze henshi no kuri benshi hamwe mu mwaka wo kuba umwe dufite ijambo rigira riti uyu no mwaka wo gukorera hamwe mu bumwe ndetse tukagererayo rimwe nta muntu usiga uwundi nanone twagera mu kiganiro hagati umutumirwa wacu akagena ijambo ku basore bashize ubuzima bwabo hagati yo gupfa no gukira kugira ngo barinde ubwoko ikiganiro cyose umutumirwa tuzanye kuri ubu ngubu bagira ijambo agena kuri batwirwaneho ndetse nagumino barabasore b'abanyamurenge bemeye guhara amagara yabo kugira ngo barinde ba mama na ba dada ndetse na ba yaya na ba grand frère n'abandi benshi bo muri twebwe bagenera byibuze ijambo rimwe wazirikanaho hanyuma dukomeze n'ikiganiro okay iyo bavuze nza numva wenda hari ikindi kintu kibaye ariko ndaheza ubwoko Paul yego bose bari muri ibibazo cyane abari ruguru Paul cyane yego tuba turi kumwe nubwo tutabashe gurukayo hanyuma okay muri jewe ntagumino ntatwirwane yego ni bose hamwe je n'umunyamurenge yego bari abana bahaza amagara bari kurara mu mbeho twe twarananiwe dusinziriye ndakubwira ngo Paul kandi courage yego ico dushoboye nico tuzotubashigikiramo ariko kuja kurwana je ntabyo nashoboye wow none uza wiyumvisamo gute igihe uzaba waratashe murenge ugatura nko muri estate yitiriwe Gumino estate cyangwa se twirwaneho estate kuko bari abasore bazitirirwa amazina iwacu kubera umurimo bakoze mu myaka iri imbere hari imihanda tuzacamo yitwa za Ndori highway David highway iriya misozi zitirirwa amazina ya zirantwari zose ziri muhira iyo foto iyo uyikuruye muri wowe ukabona tuzabugituye kwa Njoro ama cyangwa hano ngo manyanja hehe duturiye ayo makartie yitiriwe intwari zacu iyo foto uyibona gute muri wowe iyo foto yo nigezeho nyitekereza cyane urakumbura ariko kandi nkabona wenda muri estate makanika ariho cyane nzosabamwo byibura kubamwo kiyateka yewe no kwa estate ya Kibangura ntiyazaba horoshe kwa Kibangura naho nosabamwo kubamwo kiyateka aho ariko kwabera muri Android ibintu bizokunda ndibizondi wobaga landro naraye mu mbeho ngo noga amazi akonje mburare tuzotora takataka ya hasi no habera landroad nibangirira impu bazongira kiyateka ariko ko hatura nyine urabona ni shema kugutelefona ngo uhagaze ko ngombaga zano kuri makanika estate cyangwa mpagaze kwa Ndori estate n'ahandi cyane rwose no kurangira umuntu ukamubwira ngo simbe estate makani yanditseho makanika umanuka uragera kwa kuri estate yanditseho Kibangura nutambika kwa David coaching ndimo muri ukata umuhanda uje ruguru uzasanga bari abasore bandi mu mazina usanzeho uyu mugabo Sematama wa Yesu estate kwa Sematama nifite gate nini ari uhagarara ndaje gutora bizaba bimeze neza cyane mwabanyamurenge mwe ibidutera kuvuga yose n'urukumbuzi nagahinda ko gutora imahanda ahahahwa ariko hadatugwa turi hano nk'abantu badafite izina hari wabivuze neza ngo nimbwa y'imahanga irarusha bugaciro umuforena muri Amerika muri Australia muri Canada turi muri Kenya turahatandukanye ntagisa no gutura aho ngaho tuvuye kuvuga aho muri muhabe tuzi kuko dukwiriye guhaha tugataha kubera kuko ntaheza nk'iwabo h'umuntu ndataba iki kiganiro sinzi ujye tuza kugiye hanyuma rero tugaruke nanone mu bihangano byawe muzukuri abadukurikiye n'abantu bakuru hari ibiganiro dukora umuntu akananirwa kukirangiza kubera amarira karira kubera kuko aba yakumbuye kandi birakwiriye tuzi ko neza takiryoshe nko kuzokorera bino biganiro mpagaze ku monyi kwirumba mu rugezi mu biziba mu kamombo nk'umuyaga turi kutangatanga hari ariko bizaba turabizi kubera kuko hari bari abasore bacu bemeye guhara ubuzima kandi nyagasani yumvira isengesho abazarama bo muri twebwe bazabashe kwishimira ubwo buzima tugarutse ku bihangano byawe ejo bundi twagize cyo tubona wafashwe n'agaseseme hari umuntu wambwiye ngo niwahura n'ura musaza uzamumbarize tese yaza kubona nk'umuti nyuma y'akagaseseme nyuma maze kubona ngo nokera ku mutwe wa Nyaminembwe umushonge wa magi ngo ari wo yisutse mu bangugaruka kuri karagasene kagusizemo iyihe image hanyuma nanone kandi bive mu rwego rusa nkaho ari comedy cyangwa filime ababikurikiye ubaheza umuco w'ubutumwa mwashatse gutanga hariya okay abantu nabonye muri comment nyinshi nabonye abantu bandika ngo Razaro ararutse ngo abonye ibintu bene ariko ofete n'ukwereka abantu ko biriya bintu abantu barimo ntago tubishigikiye ntago tuzodutinya kubivuga cyane
nubwo bamwe badukurikiye bizange nuko biyangare ariko nari ndebye umutwe uriya mwana none ndeba ko ukuntu umeze mpita nibuka wenda umuntu yobahaye arya umwana akinjirana umutwe umeze gutya umugabo w'imfura yicaye mpita numvise se kuko si twari tubizi twari tumenyereye umusatsi ko wirabura keretse habaye umuntu akagira ubuhanya akagwara bwaki nabwo twakadushaka kuntu tumuha amata menshi umusatsi ugasubirana cyangwa wenda tukabona mu yandi moko twenti twabagiraga banyamweru banyamurenge nta nigeze mbona noneho niho twabibona so tugiye tureba hano muri kinyejana umuntu none ari mu kenera kwigira nyamwema cyane umvaga biteye seseme ufite abantu babibona muri komedi ariko kera byari byanteye ikibazo burya ngiyo dutindana n'uriya mwana mba naramukubise kandi ntazi wabo tazamuhahira ntazagira kubera iki kubera kwibuka uko twari tubayeho nuko n'imico twagiraga nuko twambara nuko twagendaga ibintu byose uko byabaga bisa yego niyo mpamvu numvise seseme numva ndarutse ibiseke biriya bintu tubishigikiye nubwo wenda tutabivuga cyane ariko ntituzatubishigikira abantu ntibakwiriye kuhindura amabara amabara habe no kusuka biriya gusuka bakwiye nibidashoboka ntibigishobotse ariko bishobotse bosukura bagashira mu gitambara tukajana n'abagore none urabona bizakunda cyangwa urabona bikwiriye kubuza umuntu wo mu kinyejana ca 21 ugashaka kumutuza mu buzima bwa sekuru na nyirakuru hakera umusoro uheruka hano witwa Mzee yaravuze ngo tukarenganya umuntu wa urira ikigori ku muhanda kubera kuko bazokereza ku muhanda ngo impamvu uruguru tutabiriraga ku muhanda ni nko kutigeze uhura n'umuntu yabyotsa ku muhanda ati kuko aho bokereza imyumbati ku makombi yo bahingiye barayihaririye urumva noneho nawe tukubaza umwana yavukiye muri Kenya umwana yavukiye muri Amerika umwana yavukiye mu Rwanda ahatandukanye umuntu arashobora kudahinduka ngo yikureho ubunyamurenge ariko umucuka wamuvaho bitewe naho yavukiye naho yakuriye urabona bikwiriye urabona biri ngombwa ko bakwisanisha n'ico ngico twise umuco wacu kibabuza kuba badefiriza bakwisukisha bahindura umusatsi birakunda impamvu bikunda nuko hari abakimeze ko kandi babasirimu nibyo abantu bishizemo ariko icyo tutubwira abantu ngo bazabeco nuko abanyabucafu ariko umaze koga n'umusatsi ukawugira neza ukawushiramo igitambara nta kintu bigisa nacyo hari umuntu uheruka gukora ubukwe Kasarana abantu benshi baramuzi yabukoze mu mwaka hashize nk'imyaka 2 yabukoranye umusatsi wiwe kandi uwo mwana n'umusirimu wa simuvuze ariko yari yambaye igitambara nta gitambara ari yambaye ariko yarafite natirere ariko wa musatsi we wari umusatsi nuba niko ameze seke nta kidashoboka nuko abantu ariko bumvise umuntu ko yumva noneho ababikora byo bitwaye iki abahindura umusatsi bakeneye gusa neza muri urwo rwego noneho ababikora hari ico bitwaye hari igihe umuntu ari mukuramutsa umwana w'umunyamurenge wareba ukuntu yagize umusatsi we mu mutwe ukimagina ko ato umunyamurenge ngo ahita umubwira ngo abari yasubuye urumva ibyo bintu kera uba wabyishe kandi biba byatewe cyangwa mu materaniro ngo tumeona wale ambao hawasikii lugha ya mama ukabona umuntu yaje kubera ko wabonye Helena hanga yaje afite Helena kuzura umuntu wagarikiye akamavuga ngo tunaona ngo naware ngo asikiki lugha uko n'umwana wo mu rugo ibyo bintu rero bigira gute biratujena biratujena bibaye ngombwa shababireka tu ubwo n'ubutumwa rero bwa Mzee Razaro kugira ngo byibuze abantu bagira ibyo bahindura babashe kwicarana n'imfura hanyuma ico wakoze cyo guhana umwana wundi muntu kandi yicaranye na se kubera kuko se yateshutse ku nshingano zo kutabasha kumuhana cyangwa se ngo amuhanure urabona bigikunze muri kino kinyejana ko undi mubyeyi yahana umwana wundi mubyeyi birashoboka amusanze kuri iryo kosa biracariho hari ikintu sinzi amenye ibintu bya Bibiliya nimba ari Eliya sinzi ko yabaye nk'uyizamura niyo muhanuzi wenyine urarizi
yaragiye nko kuja gusa nugiye kuburanya Imana ngo niwe wenyine Imana iramubwira ngo haracara ibindi bihumbi bitaro namira no kuvuga ngo haracyariho abagabaha usanga umwana we yakoshe ukamumuhanira mu maso ntagire reaction nimwe mbakora kubera iki urya mugabo n'imfura n'umukirisitu nta bindi bintu mbese muri wafite so nabikoze mu rwego hari nabikoze mu rwego rw'umwana nasanze wananiye se nuko ngo ise yari yaragerageje none nanje numva umujinya ndabikora ariko sinavuze ko se wenda ashobora kuba yarabaye ikigabe yari yaragerageje umwana aramunanira none antera umujinya ndabikora ni nko muri iyo style nabikozemo ico kintu abavyeyi birakwiriye koko umuntu agomba guhana umwana wese nk'uwiwe kera kose winje Sunday school cyane Sunday school narayinje none taho ntiwakazubona nyine batubwiraga no nusanga umwana yakosha umuruta umuruta uzi umuhana kurumva ariko nyine abantu bamwe bagita wahanaga umwana we yakoshe akama kuranda ariko urya muntu fendefe azahura n'ibibazo z'abana so guhanira umwana undi muntu ntaco bitwaye mu iwacu mu Kinyamurenge ntaco bitwaye fa kuba wamujijije ikosa mu by'imico yacu ibyo ubona bise n'ibyatakaje imbaraga ukumbura kandi byari byiza byabashaga gutuma abana bakurana ikinyabufura mu muhana kabone n'ubwo umwana yaba ari imfubyi cyangwa se ise akorera kure umwana agakurasa nkaho afite ababyeyi bose bitewe n'impanuro ahabwa n'abandi babyeyi ibyo ukumbura bisa n'ibyataye imbaraga bikwiriye kugarurwa muri societe Nyamurenge ni nk'ibihe ndakumbura ibintu byinshi ariko ngo mutaza kumbura ibyo ibona nari nkumbuye kubona abakobwa bambaye gusa amajipo bakenyereho igitenge akambara ijipo agakenyeraho igitenge akarenza intoze urupande hejuru ibyo ntabyo nkibonye simbesha gahunda ndabikumbura ko sinkibibonye ugereranyije n'ibyo ndi mu kubona sindabona umuntu ugifite ngasubira ngakumbura kubona ukuntu Mukazana yubahaga sebukwe n'ukuntu yamutinyaga n'ukuntu atariragaho sebukwe abona ibyo bintu ndabikumbura nuko wenda ariko ibyo nzabibona ndashaka kuzabibona sinzi ndashaka kuzabibona ariko ibyo bintu bibiri nibyo nkumbura cyane ese kuri ubu ngubu abakazana ntibubaha basebukwe cyangwa ahubwo noneho babisanzuyeho hariho kutubaha no kwisanzura ku mubyeyi akenshi umuntu arashobora kwisanzura ku wundi bakabyita kutubaha kuko birashobora kwenda gusa ntatuke sebukwe ariko akamuramutsa cyo kintu turakivuga iki gisobanutse gute kuko hari abana bari gushakwa ubu nyine batanigishijwe kuko umwana atagomba kubanza gutegereza sebukwe ngo muramutse umwana yarangiza sebukwe hakurya y'umuhanda akamwe ati muzehe muri aho kubera kuko yanze gutambuka ataramukije sebukwe uwo mwana yasuzuguye sebukwe cyangwa yamwisanzuyeho uriya mwana ubundi twebwe umuco wacu abantu benshi bagiye bisanzura kuri ba sebukwe bakuye amadega mon frère hari ibintu umuntu atako wavugira wenda na nyuma ya kamera ariko kwisanzura kuri sobukwe ntago bimeze neza ndasuku birimo wakora wenda amayitaje yawe ufata gahunda yo kumugeraho ukamubwira icyo ushaka ariko kwa muwisanzuraho mwaramutse Mzee mu gitondo ngo umuzanire icyayi uri kuri telefone ibyo ntago ari byo wambaye ntufunze umusatsi ugizeho te wambaye ikintu n'icyayi n'ibikiri kuri telefone kurahamagara usingiriza umusaza uko si ukwisanzura twe tubifata ko kwisanzura ko ntago ari ukwisanzura biba byagupfanye turi kuri kamera twari kubisobanura cyane ariko tubisobanure kubera ko abadukurikiye nibo turi kwigisha ariko kwisanzura kuri sobukwe mon frère il faut amalimite agomba kuba amalimite kuko kuri kwa kwisanzura cyane eka nifate ibyibanze byo kwirinda ndifata iyo topic tugomba kuko tugeze mu igufwa ry'ikibazo mugani wa Dibuwa kuri Papa Legend ndifata tankoro ndifata sawa bikunze kugarukwaho ko abakazana bo muri kino gihe ari bo bubahutse ababyeyi ariko se abakwe bo muri kino gihe bo kuko kera wasangaga umukwe yarangizaga nyirabukwe ukaba kwinjira no mu gisambo warushoreye inka
akaza agatambuka ariko ubu ngubu uramubona ari kuri stage ukamuza ati muraho mukece mwese mukinjirana muri matatu byo bimeze bite biya nabyo ni bo abafaransa bazavuga ngo tutexe emove ya kumwisanzuraho karenza cyane nabyo ni bibi ni bibi uragiye nyoko bukwe ngo wamwisanzuyeho cyane nta mukwe nta mukazana noneho hano aho turi umwisanzureho cyane numara wamugiraho cyaba bumva abanyakenya ntuzi ko bazama gukotora bakavuga nabi amabetize uriranye na nyoko bukwe wamumva ati wikijambo ikijambo bura muri matatu ngo ubwira kwisanzura for the limit ugomba kuza wirimita ukavuga atahiho ahubwo ndi bakazashorerana muri za matatu muzamwitonda no umuhanda muri iki gihugu cyaracapa muzoshorerana gukorera ibintu mu buryo uzozi iwe yifate nawe wifata ari kubari hafi are kuri kintu ari kuri kijambo mwaje gamwifashe muri kuganira nk'abavyeyi wamubona hatambutse umukobwa wa Nyamavira cyane mu Munyamurenge ibintu bizo byagufanya so nukumwishikiraho mu gihe runaka kene data bukwe sawa kikanje kumureba muvugane murangizanye gahunda zanyu wisubirire mu rugo sibyo aho mwahuye muhagarana umwanya muto muramukanye nimurangiza ureka agende n'abagende isi yaracafuye haramwe wahurira n'ikintu muri kumwe bikaba bibaye nabi mu by'ukuri umusaza Razaro cyangwa se ise we Tamu akomeje kutuganira neza nanone kandi tubibusira ijambo ibyo kubwira umuntu ngo gutinya umubyeyi gutinya sobukwe gutinya nyoko bukwe ngo ndavuga umukwe n'umukazana ngo byari ibya kera nta sano ryari rya kera ryahindutse sobukwe wa kera niwe sobukwe uyu munsi nta sano rya kera ryigeze rihinduka nimba kubatinya kera byarabagaho mukomeze mu batinya kubatinya tuvuga si ukubatinya ngo wikanga umutima ukurya ahubwo no kubatinya ko kubaha tububahe tugiraho tugarukira hari aho ushobora gushorerana nawe witwararitse nk'umukwe cyangwa se nk'umukazana ariko uwo mwicaranye cyangwa se uri hafi yanyu akaba ari we umenesha amavuta rero birakwiriye kuko kubaha k'umukwe n'umukazana ku babyeyi bikwiriye kubaho kandi bigahoraho ariko kandi wibuke kuko hari n'ababyeyi usanga nyine bashiramo imbaraga cyane mu kugira ngo byibuze abana babisanzureho umwana nawe nyine akaza agashika akaba wenda nyine yorengera urya mugabo aba yakoshe impamvu aba yakoshe umubyeyi akwiriye gukunda umwana ariko ko hakaba ugomba gukunda umwana ukanamuha n'igihe sibyo ariko igihe gifite gahunda mukazana maze igihe ntamuvugisha ngo umenye uko bahagaze bene byo ukaba umuhamagara ukamubaza amakuru ukamubaza uko ameze ariko ntabwo wamukenera nk'umwana barya abantu nifashe ndifasha ariko ibyo bintu sibyo ubwira umva ntavunika ndabizi ibyo uri kuganira ababyeyi badukurikiye tugarure wa muco wacu wari mwiza nico twarushaga abandi ni ukuvuga ngo ibyo twebwe tuzashaka guta tubona kuko ari bito ni wowe wari umwihariko wacu nk'abanyamurenge naza uzi ko tuzakora pati tu ndahari uwo ntazotenguha ndirimo turagushima imbere yabo hanyuma dukomeze ikiganiro ko tuza kugana ku musozo kubera kuko ndabizi watanze inama mu by'ukuri uruhare rwanyu tuzareka gukomeza kubashimira mu izina ry'aba dutumikira umunsi ku wundi kubera message mutanga nuko ngo kuri ubu zavuye ku rwego rwo gusetsa ko abantu ahubwo bigaruka mu buzima bw'impanuro zo guhanura abantu no kubahugura mu by'ukuri turabashimira mufite umukoro ukomeye ahubwo ico dusaba abakuru badukurikiye abato badukurikiye baje ku muhanyi kugira ngo byibuze bakomeze bakurikire bino bikorwa ndetse no kuyandi macano yose y'abana b'abanyamurenge n'ay'abanyamahanga bashobora kuba bafite ibyiza bigisha njewe nyamwira abantu ngo dukwiriye kwiga kubaho no kwiga kuko kwiga no kumenya kandi umaze kumenya burya ibintu byose ubikora neza nituve ku rwego rwo kuvuga ngo babasore kuri YouTube ahubwo tubasange nk'abarimu bafite ibyo bari kugenda bagarura byo kahahise turi kugarura muri kino kinyejana kugira ngo abato bari kuza batambira habatambutse dukomeze twinjire dukomeza umuco wacu nyamurenge hanyuma rero tugaruke kuri sinema zanyu cyangwa se industry yanyu ya movie comedy ndetse wenda nyine y'abantu bafite impano zitandukanye inyuma yanyu hari kugenda haza abandi basore batandukanye bari kwigaragaza umunsi ku munsi bagaragaza impano zibarimo hari abigaragaza mu buryo bwa comedy
harabigaragaza mu buryo nanone kandi bw'abakinyi ba filime bakina amafilime uri kubabona gute wabaheza ubuhe butumwa nanone kandi nizihe mbogamizi bagomba kuba biteguye bazitwararikamo gute kugira ngo byibuze bagere kuri success yabo imbogamizi ya mbere igitsina gore muri ibi dukora ntibacitege bazakibona ngo percentage nke cyane kubera iki sinzi mu bwoko bwacu uko bafashe filime sindabimenya kubera ko urebye amagroupe yose akina amafilime uri mu gusanga igitsina gore kiri hasi cyane tibaraza ari bose mwakina nanone ejo ntumubona iyo mbogamizi bano bana baza bayitege bitege ko bazatakaza abakinyi bamwe na bamwe bayitege ikigira kabiri hari ukuntu abantu benshi batarabisobanukirwa cyane ndavuga amatorero n'ibiki hari amwe atarabi nyine bamwe baraje aho ngaho bakadushigikira cyane ariko hari n'abandi batarabishigikira nubwo wenda utaraba presenter neza ngo bumvise ibyo uzukora wenda bakivyitiranya n'uwabikoze nabi ariko ndi barabyumva ico naco bacitege bazohura nabyo bazaza babwire ko bahangutse bagize gute ariko akazi n'akazi no gusenga ni no gusenga so izo mbogamizi zombi zo bazitega igitsina gore ntaco bazabona bihagije ibintu bijanye n'ikanisa bizobagora bazomenye ko bahagarara ati iyo niyo nama naheza abato baje gutsambira aho twatambiye kandi tugikomeje gutsambira tuzakomeza dutaramane namwe kugira ngo dukomeze duhugurana ariko izo nizo mbogamizi umusaza Razaro cyangwa se ise wa Yotamu abasha kubereka kugira ngo muze muziteguye bityo rero uwo maze kubona ibuye harya ngo ntiri bari gicishe isuka mwebwe rero mugomba guhangana nabyo mwiteguye kuzabitsinda bidakwiriye kubatsinda hanyuma rero tuza kugana ku musozo tunakomeza kugushimira kuba wemeye gutera intambwe ukagana hano kuri kamera za MMTV umuntu wese utarakora subscribe kuri no channel ya MMTV ndetse no ku Muhanyi TV ku bufatanye bwacu twese mubashe kubikora kugira ngo mukomeze mutwereke urwo rukundo nishema iyo dushize ikiganiro tukabona hari subscribers zageze yongera kandi ni byiza turifuza kuzaterura kira gikombe twagejeje ibihumbi 100 cyane rwose kandi vuba cyane tugomba kubifata abantu bari igihe bavuga ngo ntibishoboka ariko tuzagisheganya rwose tugituritse champagne tuyituritse hahire rimwe nkuko nyine abari kubivuga nyine ingabo zo kwa Trezor ku isoko nibo nabonye baje gutwika batwikanye yagutwika bariya nabo baranshimishije kuri wowe kuri ubu ngubu sinzi nimba bikorohera kumentioninga amazina y'abantu uri kubona byiza yakwiriye gushorwaho imbaraga cyane mu kubashigikira cyangwa bose nimba bakubira muri rusange ku buryo byibuze wabonye bafite impano dukunze kubaza abantu bari muri industry ngo se ninde ufata nk'icitegererezo cyawe wigiraho bintu ariko noneho tukubaze mu bari kuzamuka bari inyuma yanyu nabahe uri kubona bafite umuvuduko bakuriye gushigika ubona rwose bashoboye okay bose sindababona ibi bintu byacano byabaye cyane ariko muri abantu bakora neza ko barakora neza abana bitwa ngo ni Sekerenari bariko barakora neza turabaramukije cyane ariko barakora neza kandi cyiza cyane nuko wenda baba bagiye batwegera hari ibyo duhita tubiyama tukababwira ikindi gikunti wo gikora ngo bikunde ugikoze byaba byagupfanye nuwa ngo bari gukora neza pe abasore ba Sekerenari namwe turabaramukije muri mwese umwe we urya umupolisi yo kuma ura umupolisi yundi naramubabwiye ariko hari kimwe cyari ko kinaka ejo undi babwiye ngo ese ngo aya mafaranga arakora ngo yengo ari off urumva uwo muntu kweri kirya ni ikimotari ni ikimotari cyakindi no harundi n'ibimina byagiduraye wigana Razaro urya uryiwe ngomba kuzonjana nawe afite amavuta nawe kiriya kimotari ni ikintu kiraho ya kimotari ni tomanzi zohitana abakobwa turakiramwije cyane yitwa Cani wo kuri Isekere nawe amafaranga ngo yari off ntakora benshi rwose abandi sindababona baza nkuko twaje niyo mpamvu nashigikiye barakubera ko ndi mukubabona kandi abo ngabo utavuze isuko nabo tabashigikiye oya rwose ndabashigikiye bari gukora ibintu neza gusa sinkaze mbabona baya bakinisha bibiri tibakazayitwaza mu maryo bakazayitwaza muri filime baze basige bayibitse bavuge baze bakora ibindi ni wamara bataha
arakoze cyane tugana ku musozo ndaza kuba nkubaza byibuze ibisa nkaho ari message zawe zigukomokamo ubwawe uri buze kwitangira ku bafanize ba Umuhanyi TV ndetse na timu yawe abantu bitega iki Okay, abantu bitega ibintu biryoshe cyane Umuhanyi nubwo twari dusa n'abaturiyeho buke hari ukuntu twari dupanga ama branch mu minsi mike tuzaba dufite branch i Rwanda hari abazaba bari gukinira mu Rwanda bazaba bari gukinira mu Rwanda nibimara gutungana turacafite imbogamizi zo kugura ibikoresho nibyo turimo nibimara gutungana hari i Rwanda hari ishami ryacu hano naho turi kuzutsa imbaraga kwiyuburura tunashiramo abandi bantu kugira ngo tuze tumeze neza ejo batazosaba kutubura abafans ariko muri make duhagaze neza ntabwo twari dutuje twari kudupanga ibintu byinshi urumva harimo kwaguka nabyo nubwo bivuze vuba ariko birahari nuko ngo batwitega abantu bari i Rwanda bazo badukurikira bari i Rwanda ariho byakenewe ryabo riri na hano bazo batubona hanyuma nubuhe butumwa wagenera itangazamakuru nyamurenge mu mikoranire yabo ndetse na industry ya filme na comedy ubutumwa nabagenera ubumwe no gusungurana abantu basungurana no kugira isharirike nitugirira nishari tukiya tuzamura imbaraga twese zacu zitarakomera tuzonanizanye ariko nitwungana amaboko tuzazamuka twese nidukundana tuzazamuka nidusungurana umwe yakora amafuti mukamugarura tuzatera imbere yes tugana ku musozi ijambo ryawe rya nyuma wagenera abafanize bari badukurikiye ijambo nabagenera abagende ku Muhanyi abatarahakora kandi subscriber barya bamaze kuhakora ntibasubire barabampamagaye ngo baza bakora buri munsi iyo wayikora buri munsi wawe dukora uvahuja kandi ari uzavaho ntosubire nukuvuga ngo gende bahakore baze kuri MM nabo babikore gutyo abandi bungu bano banshigikiye cyane bariko bamubona kwa Kanyamukwengo ifaranga zabo bagume bohereza bakomeza bazohereza nkeneye amafaranga rwose muzo muhushiraho bari abamaze kuzizana naraziriye ziraryoshe ni musubira kuzizana nzozirya abadukurikiye mu byukuri umuntu wakunze ibihangano bya Mzee Razaro mureke tumwereke urwo rukundo natwemerera nimero yewe tuzayishira hangaha uzucishaho iryo shimwe ryawe ukomeza umushigikira bino bintu dukora bikeneye amafaranga kuja kuri location ni amafaranga aho bashutingira barishura kamera igira nukwishura amabuye ya battery byose nukwishura ubwo rero namwe tubatume namwe mudutumikire munyanyagizeyo urukundo muzamusapotinge mu mwereko urwo rukundo kugira ngo byibuze nawe abashe kwifasha mu bimwe n'ibindi kubera kuko ibyo dukora bikeneye amafaranga twagiye tubabwira rya jambo rigira riti uruni rwa rugendo buri wese agomba gufatana n'undi ukuboko mu mwaka wo kubumwe hamwe ndetse tukagererayo rimwe turagushima imbere ya kamera za MMTV n'aba bose badukurikiye ijwi ni Muvunyi Steven ciao ciao.